Okay, murakaza neza kuri YouTube channel Nyero Official rero nkuko muzina mu wanyu Iradukunda Jiva. Ndakeka iyi content irabakanze cyane gusa ngira ikibazo ngiye kubasobanurira mugiye gusobanukirwa ibintu byose. Iyi ni content shaka ari nayo content ya mbere ngiye gukora irenze igiye koma abafana igiye namwe kubashibisha bwanyu ku giti cyanyu. Ni nayo comment mugiye kwisanzuraho cyane cyangwa se nayo content mugiye kwisanzuraho cyane mwihangane. Okay, kanzero dutangire. Turi gutangira rero nyine bamwe mu bafana ba Molex nako ba Chelsea Foundation bagiye banyandikira cyane by'umwihariko kuri Instagram bagiye bambwira ati subundi koko Chelsea Foundation afite amafaranga afite nyine ubushobozi bwakura abantu bana mu Rwanda akabajyana muri Tanzania akabajyana muri Amerika mu Bwongereza mu bihugu birenze nyine murabizi cyane sinakatwa mbivuga ibihugu birenze nyine murabizi cyane gusa abafana bakagenda bambwira ati nyine kuki Chelsea Foundation akomeza kubagumisha hanga mu Rwanda Chelsea nakakomeje kubagumisha hanga mu Rwanda bakaba mu Rwanda byose bikora mu Rwanda nyine ibyinshi bikora mu Rwanda namwe mujye mubibona nyine kandi barabana biga mu mashuri yo mu Rwanda nyine kandi barabana nyine Chelsea nta kintu atabakora ndiko abantu bagenda banyandikira kuri Instagram, Facebook ndetse na WhatsApp nyine ubwo n'abafana baki ba Chelsea Foundation gusa ngiye nanjye kubaza iki kintu ese koko kuba Chelsea Foundation ikorera mu Rwanda cyangwa se abantu ba Chelsea Foundation bari hano mu Rwanda ibintu ibikorwa byabo byose bikora mu Rwanda baba mu Rwanda biga mu Rwanda ibyinshi nyine ubona ko babikora mu Rwanda ese wowe urabona ari cyazo biteje ubwo ngubwo nawe uri ukigikiye abafana ba Chelsea Foundation bajya bavuga ati se bana bakigiriye muri Amerika ubundi bakigiriye muri Bwongereza bakigiriye mu France bakigiriye muri Tanzania by'umwihariko kuko nawo na Tanzania ngatabona neza Perezida Tanzania Yuriya Samia Suluhu bahita bahura neza namwe nyine muri kwiyo ngaho ejo muri tuzahuza na Donald Trump turebe koko nimba byabera gusa nyine uyu munsi ndashaka ko mumbwira mwibwe abafana ba Chelsea Foundation mubona bano ko bari mu Rwanda hari cyazo biteje cyangwa se bamubona nyine ishusho ari nziza nta kibazo bagumana mu Rwanda bikorwa byo byose akabikora mu Rwanda dore ko haba harimo n'akantu ka visit Rwanda nyine iyo bagenda abana bameze ko uri abazanye Davido ni umuntu ufite influence ikomeye cyane muri industry ya music ku isi apana muri Afrika nyine we bino bikorwa byose bakorera mu Rwanda ubona kuko ubiha agaciro cyangwa ubona basora video gusa nyine ukavuga ati ni ibintu birangwa ko basohoye video nyine bakakura bino bintu byose mu Rwanda ese nawe ubiha agaciro cyangwa nawe uri babana bavuga ati ni ibintu byagombye kuba cyangwa se nyine mbwira uko ubyumva uyu munsi ni umunsi wo kwisanzura munyandike muri comment mubwire ibintu byinshi cyane mwe wumva bifata cyangwa se nawe urumva bakigira muri Amerika muri biriya bihugu birenze dore ubwo bushobozi arabufite bwo kuba babayo bafite abaterankunga babafasha ibyo ngibyo nyine wowe mbwira uko uhagaze ku Rwanda ruvuga ati bagume mu Rwanda cyangwa bashaka ikindi gihugu bigiramo kitari u Rwanda nyine bitari byo muri Afrika n'icyo bakiri muri Afrika gusa nyine kitari u Rwanda ushyigikiye abo bafana ba Chelsea Foundation bagutekereza uko nguko uyu munsi ndagira ngo noneho rero turebe izi comment zanyu ngewe kigikiye ko duhurire muri comment itekerezo njye ngiye kugishyira muri comment gusa bikubye no subscribe na Mungu wa Iradukunda Jiva ciao